Alright, reka tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Sport Galaxy Rwanda. Ndabasuje mbaha ikaze, nizere ko mumeze neza cyane. Mbaha ikaze mu makuru y'imikino aba agezwa hano kuri Sport Galaxy Rwanda. Kama kawaida, as usual, as always, mumaze kumenyera ko tubageza amakuru y'imikino aba agezweho, ariko tukabagezaho mu ikipe ya APR Football Club. Ni nayo rero birumvikana tugiye kwa tuganira muri rusange ikipe y'ingabo z'igihugu. Tugiye kurebera hamwe n'ibiki bikomeje kugenda bivugwa muri iyi kipe, ariko icyo naba nkubwiye nuko umwuka tutari mwiza muri iyi kipe y'ingabo z'igihugu, yaba mu bakinyi n'abatoza, ubuyobozi ndetse n'abakunzi bakadasohoka bihebeye iyi kipe y'ingabo z'igihugu. Hanyuma rero nibyo tugiye kuba tuganira. Umutoza ashobora kuba yafatiwe ibyemezo, yaba abayobozi yaba abafana bose barahuriza ku kintu cy'uko Darikonovic nta bubasha afite bwo kwihitiramo abakinnyi badatanga umusaruro, kandi abatanga umusaruro abafite ababicaranye akabajyana mu bafana, kandi icyo bakwiriye ari ukuza bakicara bakanza mu kibuga, abandi bakaba bari kuri bande touche. APR bavuga ko barakubwira ko n'abakinyi n'abana yatanzeho miliyoni nka ziriya bakwiye kuza kuri fedo match bakicara mu bafana. Ubwo rero abafana benshi bati uyu ni Thierry Froge, ni bene Thierry Froge dutangiye no kumukumbura, basi yanagaruka. Atari kuyu nguyu we ni Thierry Froge Pro Max, cyangwa se arenze no kuba Thierry Froge. Ati rero ibyiza nuko twamuhambiriza hakiri kare. Ati buriya iyo ubonye igitoki cyatangiye kubora ukivana mu bindi kugira ngo kidatangira kubyanduza. Ubwo rero nuko ibintu bimeze, tugiye kubiganiraho muri rusange. Nizere ko mumeze neza cyane, kandi namwe muze mube tayari kabisa dutanga ibitekerezo byubaka kandi meze neza. Abakunzi b'ikipe ya APR Football Club mubone nyine ibitekerezo bikomeza gutuma ikipe yanyu yiyubaka. Mwebwe murumva byagenda gute muri rusange? Darikonovic harabura iki kugira ngo akinishe abakinnyi APR Football Club yaguze itanze amamiliyari? Niba ari ikipe kugeza ubu ngubu mu Rwanda, wajya muri Uganda nahoze ndeba nsanga na ekipe iriyo yakoze transfer budget, cyangwa se yatanze amafaranga menshi ku isoko kurusha APR Football Club. Muri Kenya nta kipe nimwe yaguze abakinnyi bahenze cyane, wakora total y'amafaranga yasohotse ngirusha ikipe ya APR Football Club. No mu Burundi ye, uretse muri Tanzania, ariko ahandi hose muri East Africa APR niyo yaguze abakinnyi bahenze batanga amafaranga menshi, ndetse n'umutoza warebye bahembwa n'ibiki byose ugasanga niyo itanga amafaranga menshi. Ubwo rero mwebwe ibi bintu murabyumva gute? Nagahinda gakomeye kuri benshi. Umutoza atangiye kubateza abandi bafana, abandi ma equipe baravuga bati mwebwe ibyo tubasaba ni ukutumvikana, twe tumeze neza cyane. Ubwo rero izo ntwaro muvuga ko mwaguze batangiye kubakubita muzifite mu ntoki, mudafite ubushobozi bwo kuzikoresha, timuhame hamwe. Ubwo rero icyo ni igisebo gikomeye ku bafana, ku buyobozi bwa APR Football Club no ku bakinnyi. Arimo arabambikisha urubwa, abantu bakavuga ko badashoboye, kandi mu by'ukuri ni abakinnyi bafite ubushobozi. Ntabwo wava muri Nigeria, muri Senegal, muri Ghana, muri Mauritania, muri Mali warabaye umukinnyi mwiza muri izo shampiyona zose. APR tongere tubisubiremo, abakinnyi bose yaguze yabaguze barabaye abakinnyi beza, baraje mu ikipe ya 11 babaye beza muri shampiyona yo mu bihugu bakiniragamo. Ubwo rero why not, kuki uzuka vuga ati abakinnyi ntabwo barashoboka, ntabwo barashobora, ntibaragira experience yo kwanza mu kibuga, ibyo mbereka mu myitozo ntibabishira mu bikorwa mu mikino gute? Ibyo ntabwo bisobanutse. Rero
ubwo mutanga ibitekerezo muri comment, nizere ko kandi mumeze neza. Uyu munsi ni konji, arebwa rero ku munsi w'ejo twizizaga byari ibirori, byari ubukwe, umukuru wacu w'igihugu arahirira ku mugaragaro kongera kuyobora igihugu cyacu cy'u Rwanda kigakomeza gitengamaye mu rugendo rw'imyaka 5. Nizere ko rero nabyo mwabyishimiye kabisa. Ubundi umusaza ni Paul Kagame, umuderiva ni Paul Kagame, natwe tumuri inyuma uko byagenda kose. Hanyuma rero ubwo tuvuye kuri ibyo ngibyo rero, umutoza Darkonovic niwe tugarutseho, niwe kibazo kugeza ubu ngubu mu ikipe ya APR Football Club. Ariko se abafana baravuga bati nibyo nanjye ngiye kugarukaho, niba ufite Mugisha Gilbert, Mugisha Gilbert twaramubonye kuva ku mikino Amavubi yakinaga, ni wa mukinnyi abafite izina ukagira ngo iyo Mugisha Gilbert yabanjemo atarajya mu kibuga bawumva ari umukinnyi ukomeye, ariko iyo ageze mu kibuga action zatangiye, ibi action agenda akora mu mukino biguhamiriza ko uwitwa Mugisha Gilbert yamaze gutakara, yamaze gushiramo nta kintu akibitse, nta mupira mwinshi. No musore arafata baro agacenga kicenga bikarangira bamukoreye ikosa, ntabwo ashaka kurekura batamukoreye ikosa, kandi rya kosa naryo ridafite icyo riri butange, wenda ngo bari mukoreye ari muri kufura gato yegereye neza izamu baratera kufura zijyamo, cyangwa se bari mukoreye ari muri penalty, ni afata umupira ari ku murongo iyo hejuru ugasanga bamukoreye ikosa urarenze, cyangwa habayeho set pieces ariko nayo idafite icyo yafasha APR Football Club. Imipira myinshi arayitakaza adashobora no gukata centre ngo zigane muri ba rutayizamu bagira uko nabo bigenza bakora akazi kabo. Mugisha Gilbert ni umwe mu bakinnyi kugeza ubu ngubu bakwiriye kurya bench muri iyi kipe ya APR Football Club. Byange bikunde Mugisha Gilbert ntakiri ku rwego rwo kuba yabanzamo. Sinzi rero icyo umutoza akimuryamyo, sinzi icyo umutoza akivuga ko abakinnyi yahasanze hari icyo afite bazi bashoboye. Ntabwo APR ari ikipe ya abakinnyi ifite yakarindiriye ko igenda igatera za penalty, kubera icyo ufata ikipe ifite abakinnyi beza, uri gukina n'ikipe warushije kugura, urusha abakinnyi beza b'abanyarwanda, iragufashira kujyana mu minota 45 y'igice cya mbere irarangira, mita ya kabiri irarangira, ngutegereje penalty ko nta muhanga wazo uba wizeye iki? Na ba Dawuda na ba Ramftey muri Sekafa ko baziteye bakazinjiza, why not kubera iki hano kuri Super Cup bose nibazihushije? Nta muhanga wa penalty tujye tubimenya. Darkonovic rero ikibazo sinzi ahantu kiri, nanjye ubu ndemeranya n'abafana ko batangire bamwigeho, bige kuri dosiye zo kumweguza, kandi ari nako baba bashaka umutoza mwiza, kuko nimba atari ibyo rero batamwirukanye, APR Football Club iragenda muri Tanzania irakubitirwa y'umuba, iragaruka mu Rwanda, bya bitego byo hanze mu Rwanda muri Afrika ntabwo barabivanaho, igitego cyanze kiba gikonta. Ubwo rero baje bari ibitego byinshi bakaza mu Rwanda bagatsindwa ibindi byinshi, cyaba ari ikibazo cyane. Cyangwa se no mu Rwanda niyo batsinda, ariko ikipe yazamu yagutsinze ibitego 3, sinzi ko mu Rwanda wabivanamo pe, ntabwo wabyigobotora. ni ikipe turi kubona arimo arakinisha. Urafata witwa Niyibizi Ramadan, yego ni umukinnyi mwiza, ariko nawe Niyibizi Ramadan nge mbona imbaraga bafite n'umuvuduko n'ibiki n'ishaka, yakabaye umukinnyi ujemo asimbuye mu minota 60-70 agakina 30-20 myiza, umukino kandi ukagenda neza. Wenda muri defense yo pe nta kibazo, ariko nayo dukeneyemo Arius Wane, yarabikoreye, mukinnyi mwiza wa champion, mu defenseur mwiza muri Senegal, gutaragera mu Rwanda
akaba umukinnyi mubi, akaba umudefanseri mubi. Ubwo rero icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Urafata uwitwa Victor Mbawoma, twaramubonye nashamburiya, nakunyeganyega, ngarategereza ya mipira ibisirisira imbere y'izamu ngo ntiyari butsinde gusa. Kandi dufite umwana Mamadusi watweretse ko arenze no kuba rutahizamu. Rutahizamu wundi nibyo yego icyo ashinzwe no gutsinda, ariko rutahizamu mwiza bari cyo twita aba modern striker bagezweho ni wa mukinnyi ushobora guhagarara neza ko yatsindiye iyo mipira bamuhereje bagenzi be, ariko nawe mu gihe itari kuboneka akajya kuyiyatakira nabwo akaba yatsinda cyangwa se agatanga na passe, kuko ntabwo ari we wenyine uba uri ku busatirizi. Haba hari n'abandi bakina mu mpande bafite ubushobozi. Hari ukina nka nimero 10 atanga midfielder, nawe uba ushobora guhereza pass uri nka rutahizamu nawe akaba yagufasha agatsinda icyo gitego. Ariko imikinire ya Darikonovic kugeza ubu ngubu amagambo abavuga nibirahabanye neza n'ibyo abatwereka mu kibuga, kandi I'm 100 sure ko abafana bizagurana kongera kugaruka ku kibuga mu gihe Darikonovic arimo arakinisha iyi kipe gutya. Nanone kandi nk'ubu yakinnye gutya, ntabwo wambwira ngo ejo bundi kuwa gatandatu bafite ikipe ya Azam. By the way, nubwo yarayitsinzwe na Young Africans kuri finali ya ngao ya Jami cyangwa se Community Shield yara mu gihugu cya Tanzania ibitego 4-1, ariko ni Azam bifite ubushobozi bwo kubanza mu minota 20 yamaze gutamika ikipe ya Yanga igitego. Faisal Feitot aba yamaze kugitambikamo. Nimba bacunga ikipe nka Yanga bakayirya igitego minota 20, APR ihuzagurika kuriya bizagenda gute? APR ifite urugendo kuri uyu wa kane yerekeza mu gihugu cya Tanzania gukina uwo mukino. Mbwira rero ukuntu bizagenda Darikonovic agipanga ikipe gutya, kuko wabona ari nayo azakinisha bano banyamahanga. Ubundi se nimba avuga ko badashoboye batarazamura urwego, nta kintu mwumvamo. N'ubundi no kuri Azamu ni ikipe irimo irasebya azashiramo. Ubwo rero abafana ba APR Football Club icyo nababwira ni uguhama hamwe mugahebera urwaje, ubwo mugategereza umwaka utaha ukurikira uyu nguyu tugiye kunjiramo 2025-2026, akaba ari bwo mureba ikipe yanyu nziza. Naho ngubu muzababona muri shampiyona, kandi no muri shampiyona nimba warananiwe gutsinda ikipe nka Police naho nahise mbona ko bizagorana. Wenda shampiyona kwa kari imikino 30 ushobora kwikamata, ufite squad effective ugasanga nyina amakipe uri kuyarusha icyo kintu. Ariko mu mikino mpuzamahanga n'ubundi indege bizagorana ko izazima. Nuko ibintu bimeze. Darikonovic rero abafana bati niyegure. Hari n'andi makuru numvise aturuka muri APR Football Club avuga ko n'ubuyobozi bwa APR Football Club nabwo bwatangiye kubitekerezaho, bwatangiye gusa nk'abatangira gufataho ibyemezo kuri uyu mutoza n'imikinire ye mu kibuga adakinisha intwaro. Nge nahoze nibaza Darikonovic ni umutoza ufite ubushobozi bungana iki ku buryo n'ubuyobozi bw'ikipe afande Colonel na bushobozi afite bwo kuba yamutegeka ko ati abakinnyi ko twabaguze kuki utabakoresha. Reba nk'ikipe nka Real Madrid witwa Perez aramanuka akagushira ku gitutu uri umutoza. Kwera ibintu birapanzwe, ikipe irubatse yaguze abakinnyi bakomeye, ntabwo ushaka kubakira ibintu bidasobanutse ngo babyemere. Ariko se kwera iki Darikonovic avuga ko abakinnyi mwamuguriye badashoboye namwe mubyumva mugatuza. Ubwo amakuru numvise ko bashaka kuba bagiye nabo kubiganiraho bakareba ko byakemuka. Ubwo nakomeza gukina nabi ashobora guhambirizwa. Ubwo rero nuko ibintu bimeze muri rusange. Iyo ni APR Football Club.
so ubwo rero kuri uyu wa mbere barakora imyitozo nk'ibisanzwe, imyitozo igomba gukorwa kandi myiza bitegura ikipe ya Azam. Barakora uyu munsi saa 9:30 nubwo ari konje ariko bo ntibabuza gukora imyitozo, no kuri uyu wa kabiri no kuwa gatatu kuwa kane bafate rutemikirere berekeza mu gihugu cya Tanzania. Ubuse babafana abo ntibabiretse buriya bari bashize bari bafasha amatike, byari kubatera ishema iyo bajya muri Tanzania bafite iki gikombe cya Super Coupe. Ubu bafite uruvugira ariko se baravugira kuki? Ni ibibazo rero muri iyi kipe ya APR Football Club, ariko ikibazo cyane ni umutoza Darko Novic. Nabonye udashaka ngo ntabwo ashaka bamuvangira ngo ibiki ngo ikipe niye, tazi ko ikipe ari y'abafana. Ubwo rero niba ashaka kujya ajya ku kibuga akabona n'abafana bitabiriye, abafana ndabizi batangiye kubivuga. Ubwo rero no gutegereza tukareba muri rusange. Mukomeze rero kugira ibihe byiza mukanda subscribe. Iyi ni Sport Galaxy Rwanda, turabakunda cyane kandi tubahoza ku mutima. Mukomeze kugira kandi na konji nziza, turabakunda cyane tubahoza ku mutima. Make sure you have subscribed, ibindi bizagenda neza cyane.